Nah, it changes a lot. Ntago nava kuri Uncle Austin as a stage name ngo nje kuri Luwano ubu ngubu. Kubaka izina ntago ari one day or 2 days. So I wouldn't tell anyone to change his or her stage name nyuma yo kuryubaka imyaka hafi 10 cyangwa se 10. Yeah. The management na Austin bazamuye abahanzi benshi cyane cyane abahanzi bakizamuka ajya numva nka Sedi nawe n'umuhanzi gitangira wamufashije, ariko noneho hari abahanzi bakuru gikoma Austin ngira ngo nawe ndibibona niba ukurikirana by'umwihariko social media, umuntu nka Spaxi n'abandi batandukanye bavuga ko talents uziryamira uzibuza kuba zamenyekana. Bimeze bite Austin? Nawe niko bibona? Ndakubaza ubu none hano ntabwo uri umunyamakuru, uri umuhanzi Austin. Umunyamakuru arabaza ntabaza. Exactly. Urabona ndo umuhanzi niyo mpamvu ibyo by'umunyamakuru byihorere. Kandi iyo umuntu avuze ko uzibyabira kandi at the same time mukumva talent nyinshi narazifashije urafata icyureke iki. Uncle Austin amazina nyakuri Ruwan Austin Toshi ni umuntu w'ikirangire mu Rwanda, akabazwi cyane nk'umunyamakuru w'inararibonye, umuhanzi ndetse n'umuntu wagize uruhare rukomeye mu kuzamura impano z'abandi. Nitwa Cedric Enigo Magic TV Rwanda. Niba utarakanda subscribe ubikoreye kugira ngo tubane mu group cyacu ko cyane uko bwije. Bye guys. A lead one. Yavukiye mu Uganda ku mubyeyi w'umunya-Uganda n'umubyeyi w'umunyarwandakazi. Yize mu mashuri yisumbuye mu Uganda, nyuma yarangiza kaminuza mu ishami ryo gusakaza amakuru muri mass communication. Avuga ko yatangiye gukora kuri radio muri Uganda afite imyaka 14 cyangwa 15 mu ibanga rikomeye ababyeyi be batabizi. Yinjiye mu itangazamakuru cyo mu Rwanda ahagana mu mwaka wa 2005. Yakoreye kuri radio zitandukanye mu zirimo Radio 10, Flash FM. 2014 yari umwe mu batangiranye na Kiss FM, aho yamaze imyaka 11 ari mu banyamakuru bakuzwe cyane. Ku itariki 26 Gashyantare 2006, Austin yatangaje ko yasezeye ku mugabo w'itangazamakuru kuri radio nyuma y'imyaka 26 ari muri runo rugendo. Yatangiye kuririmba mu mwaka wa 2005 mu mahoteli, aza kumenyekana cyane mu njyana ya Afrobeat n'indirimbo ngo nzakwizirikaho Everything afatanyije na Meddy. Azwi kuba ari wavumbuye cyane kandi agafasha abahanzi bakomeye uyu munsi barimo The Ben, Meddy, Bruce Melody, Nyakwidengera, Iva Bravan ndetse na Marina Debra. Yanditse igitabo kivuga ku buzima bwe, ashinga inzu ifasha abahanzi yise Uncle's Empire, ndetse yaguze radio ye bwite yitwa Power FM yahoze ari Vision FM. Austin akunze kuvuga ko gufasha abahanzi bakiri bato ari umuhamagaro kuri we, kandi yubatse izina nk'umwe mu bantu bafite izwi n'uburambe bitagiranwa mu myidagaduro y'u Rwanda. Yari Uncle Austin, yari Cedric nk'ibisanzwe. Niba utarakanda subscribe ubikore, ikiganiro cyacu natugisoreje. Tuzahora ubutaha.